Hello? Halo? Oui, Mwiriwe neza. mwiriwe. Abakunzi b'isaha yawe TV bakomeje kutubaza bati ese ubukwe bwa Pastor Mutesi bwari bwifashe gute? Twagerageje kubabwira mu ncamake ariko niyo mpamvu tuguhamagaye nk'umuntu twumvise ko wari uri umwe mu b'imbere mu bukwe bwa Pastor Mutesi. Ese ubukwe bwa Pastor Mutesi wabutashye, wari ufite ubutumire bwa Pastor Mutesi, wabutashye mu ruhe rwego? Nahise ubutumire natumiwe n'umuvandimwe wa Pastor Mutesi. Yego. Inshuti yanjye cyane. Ni inshuti yawe? Ubukwe bwabereye i Masaka ngira ngo nk'uko abantu babibonye, ariko umubare munini w'abantu ntabwo babashije kwinjiramo, cyane cyane ibitangazamakuru, abitwaje za kamera ntabwo bari bemerewe kwinjira. Ese nawe niko wabibonye? Niko byari bimeze. Wahageze nka sangahe? Wasanze byifashe gute? Tubwire mu ncamake. Twahageze ku gihe, twinjiye mbere nk'abasangwa. Yego. Abashyitsi binjiye tuhari. Yego. Hanyuma abashatse kugerageza gufotora bafite telefone ngendanwa ntabwo byakunze. Yego. Hari harimo abantu babishinzwe badashaka ko telefone zifotora zisanzwe. Uwabigeragezaga se gufotora byagendaga gute? Telefone bayimwakaga. Hararimo itsinda ry'abantu bambura abantu telefone? Bari bafite umwambaro wihariye ku buryo umuntu ababona akamenya bari bo? Bari bafite bambaye badge. Yego. Ariko ntago bari bameze nk'abaprotokole, ariko bo ari byo bashinzwe. Yego. Batandukanye n'abakira abantu, bo bashinzwe kureba ko hari umuntu ufotora. None se abitabiriye ubukwe hari itangazo bahawe banerekwa abo bantu bati dore aba nibo bashinzwe kugenzura ko hari ufotora? Mwabanje kubimenyeshwa cyangwa mwabonye bagwa gitumo? Abo bazamburaga abantu ntago berekanywe ngo babibwire abantu. Yego. Ahubwo emusine wanyuzagamo itangazo ko gufotora bitemewe. Yego. Ariko ababicungaga bo ntago abantu baberekanye. Yego. Hanyuma se ntabagerageje gufotora ngo murebe wenda n'icyababayeho nuko byagenze? Bari bari gufata telefone zabo bakabisiba. Yego. Uwo bakeka ko yaba ari gufotora afite ikindi kibyihishe inyuma bakayifata bakayigumana, akaza kuyisaba atanze ubusobanuro. Ni ukuvuga ngo hari nk'abakekwaga ko wenda bagiye kujyana nk'amashusho ku mbuga nkoranyambaga, abo telefone bazigumanaga? Yego. Hanyuma abo babona badakeka bakabisiba gusa? Ubwo wenda hari mu myiteguro mbere y'uko abageni binjira. Ese abageni binjiye gute? Mwabonye bimeze bite? Habanje hinjira abakwe baje gusaba. Yego. Barabakira, ariko urumva nta muntu usanzwe ufite telefone ngendanwa wari wemerewe gufotora. Yego. Umukwe yamaze kwicara, nyuma yaho bahamagarwa n'umugeni. Yego. Nawe arinjira, ibirori biba biratangiye. Umugeni se hari ukuntu ubona umugeni mwinjiza, wabonaga cortege ye, wabonaga bimeze biti? Byari byiza cyane kubera ko yari afite itsinda ry'abantu benshi. Habanje hinjira itsinda ry'abajene mama. Yego. Hakurikiraho itsinda ry'abakobwa. Yego. Hakurikiraho itsinda ry'abasore. Yego. Bameze nk'aho ari basaza be, afashwe n'umwe, babiri imbere na babiri inyuma ye. Yego. Marene yari ari inyuma cyane, ari buhera. Yego. Tumenyereye ko akenshi mu gusaba hari igihe umugeni bamuriza ukabona ararize agaragaza ko adashimishijwe n'uko wenda agiye se, mbese tukabona mu gihe cyo gusaba umugeni ararize. Pastor Mutesi yaba yegeze agaragaza iyo myitwarire? Yarize kuko hari umuntu wari waturutse mu karere
yaraturutse mu majyaruguru, wamuririmbiye wamuvugiye umuvugo bita Vestine. Yego. Niwe wamurijije akinjira. Yego. Akandi kanya kagezweho akarira ni akanya bahamagaye mama we agiye kumuha impano. Yego. Naho yarize. Pastor Mutesi yarize. None se hari akenshi hari abantu bajya mu bukwe bashaka kureba uko abantu bambaye, uko bagenda. Twumvise ko hari umwambaro abantu bagomba kwambara w'ubukwe. Niko bimeze cyangwa bivuga wenda mu buryo butandukanye? Umwambaro w'ubukwe wari uteganyijwe umweru n'umutuku kuba mama. Yego. Na kuba papa umukara n'umweru. Yego. Biteganyijwe kuri mariage uyu munsi yari dote gusaba no gukwa, abantu bambaye ibisanzwe. Bambaye uko basanzwe. Yego. Hari ukuntu abantu bataha ubukwe bafite inyota yo kureba ngo ese icyo kunywa cyangwa se amafunguro, hari ushimishwa n'ibyo ngibyo, byari byifashe gute? Ku bijyanye n'ibyo kunywa harimo abaseriveri bagenda bahereza abantu ibyo kunywa, harimo za kafe, harimo amafanta, amapanashi. Bega ibyo kunywa kereka wenda nk'uwinaniwe ariko byari bihari. Nta gasembuye mwahabonye? Oya. Ese Pastor Mutesi hari abandi bapasiteri bagenzi be mwaba mwabonye baje kumushyigikira? Ngo ageze mu bintu byo gutanga impano, hari abo bagiye basoma umva babahamagaye mu mazina y'uko ari bapasiteri. Bari bahari. Mu bantu se bakiriwe hari abantu bo muri diaspora cyangwa baturutse hanze mwumvise bavuga ko bahari? Ntabwo nabumvise. Mwabonaga ari abasangwa gusa? Abakwe bamaze kwinjira, wabonye Pastor Mutesi na Ferdinand kwa kundi bahuza umukwe n'umugeni ngo basuhuzanye, wabonaga bameze bate? Byari byiza cyane ko uriya mugabo afite urugwiro rudasanzwe, yaryoheje ikirori. Nibyo? Wabonaga rwose byahindutse imyidagaduro? Okay, reka tugushimire ko watubereye umwambasaderi mwiza. Wenda turaza kubaza n'undi kugira ngo wenda ijisho ryawe ibyo ritabonye nawe ijisho rye bibe ryabibonye, hanyuma dukomeze guhuza amakuru. Urakoze cyane. Your time. Isaha yawe.